dore urutonde rw'abahanzi 10 bakize cyane mu gihugu cy'u Rwanda hashingiwe ku buryo kubyo binjiza ibitaramo YouTube kwamamaza ibicuruzwa amasoko mpuzamahanga n'ubucuruzi bakora ntabwo ari imibare yemejwe ku mugaragaro ariko ni uko bakunzwe kuvugwa nuko bakunzwe kuvugwa mu itangazamakuru no mu muziki nyarwanda. Ku mwanya wa mbere tuhaza kuhasanga umuhanzi mwiza cyane, tuhaza gusangaho The Ben afite ibitaramo bikomeye muri USA n'Uburayi, yinjiza menshi kuri YouTube n'amasezerano yo kwamamaza, afite ibikorwa by'ubucuruzi hanze y'u Rwanda. Turaza gusanga ku mwanya wa kabiri umuhanzi mwiza cyane bahatana hano mu Rwanda, Bruce Melody, umuhanzi mwiza cyane nawe ufite amafaranga agiye atandukanye atubutse, umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda no hanze, amasezerano n'ibigo bikomeye yamamariza ibitaramo byinshi byinjiza amafaranga menshi cyane. Ku mwanya wa gatatu tuhaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane Meddy, yabaye muri USA igihe kirekire, indirimbo ze zakunzwe cyane nka Slowly, afite umutungo wubatse igihe kinini. Ku mwanya wa kane tuhaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane w'umurapa Riderman, umuraperi umaze imyaka myinshi mu muziki nyarwanda, afite ibikorwa by'ubucuruzi n'amasezerano yo kwamamariza ibigo bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa gatanu tuhaza gusangaho umuhanzikazi mwiza cyane Butera Knowless, umuhanzikazi umaze igihe kirekire ku isonga, afite studio n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Turaza gusanga ku mwanya wa gatandatu umuhanzi mwiza cyane wo mu ndirimbo z'urukundo King James, afite ibitaramo byinshi no gukorera amasosiyete akomeye. Ku mwanya wa karindwi turaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane Tom Close, uretse umuziki ni umuganga, afite andi masoko yinjiriza amafaranga agiye atandukanye. Turaza gusanga ku mwanya wa munane itsinda rya Urban Boys, itsinda rikaze cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, rifite amafaranga atubutse cyane nubwo batandukanye bakize kubera ibikorwa bakoze mu bihe byabo bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa 9 turaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane wo uririmba indirimbo zo kuramya Imana, Israel Mbonyi, umuhanzi wa gospel ukomeye cyane, ibitaramo mpuzamahanga n'inkunga nyinshi zigiye zitandukanye. Ku mwanya wa 10 turaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane Ruti Joel, arimo kuza ku mwanya wa 10, yamenyekanye cyane nyuma yo gutsinda irushanwa mpuzamahanga, afite amahirwe menshi mu muziki nyarwanda. Amakuru yose arambuye wayasanga hano ku Rumuri TV 250. Nitwa Dizboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze. Guys, niba mukunze iyi top 10 y'abahanzi beza bakize mu gihugu cy'u Rwanda, dukandira subscribe, dukandira like, share, ni ibintu byiza cyane kugira ngo indi video yose dukoze nawe ujye uyibonera ku gihe. Ndabakunda cyane.